ku itariki 31 z'ukwa 10 nakoze impanuka ari nijoro ndi mu modoka turagenda hariya za Gasanze dusanga umuhanda waracitse imvura irimo kugwa tutabizi twahaciye ari ubwa mbere ngiye n'umushoferi umushoferi arebye ngabona ibiziba n'ibiki ati hano twanyuramo naho n'umwobo badukuyemo na breakdown n'amafoto ari hariya nayabereka nje bago bankuyemo boga abantu bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya bugacya izo naziririmbye mba hano ziniya mba mu nzu ipfamo ibihepfu harimo umugina kandi naranaziririmbye ariko kuko nari navuze ko Imana ikiza urubwira unkuraho abantu twari tuziranye bavuye mu mubiri bari n'abakozi b'Imana barenga 10 bamwe baguye i Bugande mbazi twarabanye twaravuganye batakiriho umuntu bavuye hano yavuze jewe uyu mwaka abantu twari tuziranye bavuye mu mubiri bari n'abakozi b'Imana barenga 10 bamwe baguye i Bugande mbazi twarabanye twaravuganye batakiriho dushimira Imana ko mu bintu yakoze harimo no kukurinda tuyongera amashyi ayo ngayo ukomye yaba ari nkayo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri koma mu mashyi yagera mu kwa 12 Imana ishimwe ko mu bintu yakoze harimo no kuturinda ku itariki 31 z'ukwa 10 nakoze impanuka ari nijoro ndi mu modoka turagenda hariya za Gasanze dusanga umuhanda waracitse imvura irimo kugwa tutabizi twahaciye ari ubwa mbere ngiye n'umushoferi umushoferi arebye ngabona ibiziba n'ibiki ati hano twanyuramo naho n'umwobo badukuyemo na breakdown n'amafoto ari hariya nayabereka nje bago bankuyemo boga abantu bateruye mu maboko ubwo sinaringi wakongeye ukampera Imana amashyi mu bintu yakoze icyo nacyo kirimo kubera yuko Imana yandinze nta nubwo mwabimenye ariko iyo itandinda ubu mwaramenye amakuru mabi dushimira Imana yaturinze inkuru mbi kuri jewe tuyongera yandi mashyi kuko nanjye ubwanjye ntago ndabyiyumvisha ko najyaga nyura muri uyu muhanda ngenda ncuruza imiti y'imbeba na sentoni n'inzembe n'ibikwasi ibyo bintu hari igihe wabyirirwanaga ntubone ugura nagira hano habaga umugende w'amazi simaheruka nimba ugihari ariko nabonye hari ikiraro buri gihe naracaga habaga amazi meza y'urubogobogo nkigizayo utwatsi nkayora n'amashyi nkanywa uru rusengero rwari ruhari ariko iyo wazengereye ntubu natekereza iby'Imana ndashima Imana ko mpagarutse ndimo mvuga ngo Imana igira neza yankuye kuzerera mu muhanda inzana gukorera mu nzu yayo mo imbere ingira umukozi wayo yongera amashyi nimba ntashye rugira urebe ko hari icyo ibi bintu ndabivuga nkumva nabireka kubivuga ariko nagera ahantu abantu baje gusenga nkumva umwuka wo kubivuga uramgiga ubundi se bitwaye iki oya burya nari narateye imbere mbere yaho uyu mbona wowe Imana iguha umugisha ukuntu Imana ikura inziga ku magare nanjye yazikuyeho Imana ikuraho inziga iki ku magare ngo agakururuka agoranye bwira umuntu mwegeranye ngo izikureho yari yamanikiwe igiti Imana nayo yari yateguye ifarashi birategekwa musebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika yikomera amashyi hari igihe uba mu kigeragezo gikaze bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya
bugacya. Izo naziririmbye mba hano Ziniya, mba mu nzu ipfamo ibihepfu harimo umugina, kandi naranaziririmbye. Ariko kuko nari navuze ko Imana ikiza urubwira unkuraho. Uburabyo burambaye kandi uwambika uburabyo ntabwo yigeze kureka, uretse no kukureka, kuko ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Icyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa. Abantu bumva gutabarwa n'Imana. Haleluya. Haleluya. Kubitutababarira yewe Mana, kubitutababarira. Mera ikiganza umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana igukubitira inyatsi na karande n'ibigeragezo. Ntago waburamo na kimwe, ariko Imana ihagurukijwe no kubikubita. Reka tuba turirimba ko bayishaka. Imitima y'abantu irahagaze ngo bashaka kubona wangara, iyo ntibazabibona, ntibazabibona. Amerwe nasubire mwisaho, amerwe nasubire mwisaho. Urakoze Imana iguha umugisha. Njyewe ndimo kuboneramo na bonane, kankomeze nshyira hano. Kandi Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Buriya nawe arabibye muri njyewe kandi azasaruramo. Twongera Imana amashyi baturebera ingoma. Haleluya. Zamura umuziki kabisa. Bihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe Yesu w'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu 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 yarogeye. Abantu bafite telefone bazicane, ndabona ariyo gahunda. Tuzunguze urumuri gutya. Cana telefone yawe umurike, umurikire ejo hazaza, umurike muri 2024. Nshingiye ku byo nabonye, umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nshingiye ku byo nabonye, umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ingoma yawe niyogere, zunguza iyo toroshi yawe. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarogeye. 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 Mana we, ingoma yawe niyogere, ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yarogeye. Komeza uzamura ayo maboko, komeza umurike urwa rumuri, murikira abana bawe n'ibyawe bihinduka ubuhanuzi. Murakoze Imana ibaha umugisha mwinshi. Komera Imana amashyi menshi. Umuntu yahagaze hano aravuga ngo hari abantu bapfuye b'inshuti ze, avugamo pasiteri.
kubita utababarira. Ariko nibyo ubundi si Imana nta bintu yakubise. Idukubitire n'ibindi biri imbere, twambuka umwaka twishimye tunezerewe, abadayimoni bashye nibashaka banashirire. Bagiye kundebera indirimbo turi butangirireho nayisabwe n'umuyobozi, ariko yasohotse kandi ndayitangiriraho kugira ngo niyo usibye ko nta mpamvu ihari niyo yabi Sentoni nazivuze ntago nongera. Ariko abantu baje namaze kuririmba muzamura ibiganza turebe. Reka dukomere Imana amashyi twongeye abandi bantu. Buyishizemo arazirimo. Oya ni indirimbo ivuga ngo gukiranuka. Hanyuma uzamure akantu